Baby girl. See that? Wow. Ange. No, I don't care. I'm going to head. Baby, Chara. Uska chumba kiri nyuma yawe. Kiss on the floor. Chumba ngaho akomane. Kandi ni wowe mbikubwiye. Waheze ukajya uvuga ngo ngigushegere icara hano. Kandi uri umusazi. Happy? Okay. Meze neza. Mbabara gucara neza David. Kandi ikibi cyane ntabwo wumva icara neza. Ntabwo wumva ikinyarwanda. Icara neza, banza wicara neza. Mbabarira mu gihe turi hano muri salo. Urabizi neza ko uriya mukobwa yatangiye kudukeka. Biramureba. Ugeze ngukunda. Mbere ntabwo wamundana. Bebe nanjye ndagukunda ariko ukwiye kubishaka ibintu kubyihutisha nk'iho bigiye gupfa. Okay. Ese ufite icyo kibazo? Kumbona utanezerewe. Shabyihorera njye mba ndi gutekereza ibintu byinshi. Nanjye mba ndimo gutekereza byawe. Tell me. Mu buzima bwawe nibwo nahuye n'umusore wajyana agatekereza. Njye mbabara nimba ndi gutekereza ibintu bya future n'ukazana ibyo bintu by'inkundo. Mbabarira pe. Inkundo zigira igihe cyazo. No gutekereza ibintu bizima bikagira igihe cyabyo. Ibihe bizima. Bizima bisonga urukundo n'ibi. Shase wabimenya. Buryo utakoze. Yanze. Oke. Ntabwo navuga ngo njya ntakoze. Harakazi ugira? Ntabwo. Uretse akazi nko gukoreraho. Bibi ibyo bintu tubyihorera. Okay. Haguma mu byawe rero njye ndumva ntabindi. Ibyo byose umubwiye ko ntacyo amaze. Ibyo bintu nabivuze. Mu magambo ageze wumva mvuga ugeze mvuga ko nta kintu maze. Njye ndumva ntacyo maze. Ukwirwa najya gusa. Oya ntari. Ndambwira kugira ngo kundakara ndakora iki? Ngomba kungaburira nkabona imbaraga nkagukorera akazi nta kindi nyine. Ndira ikintu cyo gutuma wishima basi. Okay. Nothing. Nothing. Meze neza.
urakomeza undakarire. Oya. James bamukunda. Okay. Nzaguha ejo amafaranga yawe. Seriously? Well, wenda ega. Bari ikintu ngukunda yawe kanyakubwira. Ejo uzayama. 450. Yego 450. Ibintu gakina. Nayo mafaranga wansabye 1,000. Oya. Usibuka ko nakubwiye ko mama 1,000. Hagijana nawe nese ijana bayamaze iki muri iki gihe koko? Okay, reka tubyihorere. Basi 300. Reka tubyihorere. Na ijana sari ikintu wayamaze? Haka. Ubwo na ari ikibazo se nigendeye? Nigendere. David, please. Basi, ngwino tuvugane. Kuno kwivumbura nk'abana, ngwino tuvugane. Baby. Ngwino tuvugane. Okay, bwira ndumva nawe. Ngwino yicara n'umubwire. Sumuntu umuntu udafite icyo amaze uramushaka biki? Uramubwira iki? Njye nakubwira ko nta kintu maze. Okay. Okay, nibyo washakaga kungaraguza gati. Urabizi ko nta mafaranga mfite. Basi reka mushakire teza. Kandi nazo ni ukuzakura mugabo mu gitondo, please. Jewe amafaranga ari munsi y'ibihumbi 300 nta kintu nayamaze nabikubwiye. Nifuzaga ne n'itanu. Nese urajyanye kure baby. Uriya mugabo guhora mwaka amafaranga menshi buri kanya ntafite ikintu ngiye kuyakoresha. Urubona ngo yatazadushaka. Uri ukuntu mba ndi kukwingenga nkaho nta kintu nkumariye. Wahibye wiranje. Ugomba kwiranja de façon que umbonera amafaranga nta bindi. Reka ejo nzaguhe desa wenda ari mugorora nshaka ejo. Right? Yeah. Nta kibazo. Wowe n'umwana mwiza nuko ujya urakara nabi. Ntakunda amafaranga koko. Aya niwe nkunda. Sure. Bebishyo. Ngaho. Noneho. Siko sibona nemeye yuko ahantu ushaka kunuma abantu noneho. Wowe? Wabyemeye? Yego. Hey. Sha. Ugana cyangwa byarakora. Yeah, niko ari kunyurira usubira mu bintu by'amafaranga. Ibyo ntabwo binshimisha. Okay. Ngaje nafata amafaranga mu tuwari. Nangaise. Wigenda ufata harimo ugende ukore kwa kundi. Nta yandi arimo niyo yonyine arimo. Baby, sinzi amafaranga ejo. Nari ndakora 10 gusa ariko nari. Urakora 10 ayo ushobora iriho. Nta kibazo. Geti mwana wanjye uko nabikubwiraga. Ndashaka kujya ho papa wawe. Sibyo? Yego. Ibyo gasubira bigabanye. Cyane cyane. Icya kabiri numva nifuza ko wamura abana banjye. Gabanya ibyo maguru byo kugenda. Uko bimaze kuguhindura, bimaze guhindura undi wundi. Sigaye muri abavuga si uriya n'umwana wanjye cyangwa barampinduriye. Imico usigaranye sinzabikura pe. Naye ndi kubireba nkumva birandende. Basi mfasha. Ese mama ngendana n'abandi. Ese avuze inshuti nzima. Njye gushakira inshuti. Ntabwo ushobora kureba ngo umenye ngo iyi nshuti uyu muntu twagendana uyu ya mbere inshuti ntabwo yambere inshuti. Igihe koko n'imyaka ufite. Wambabariye koko. Ubu nzagira imyitwarire yawe mibi. Ngiriye umugabo nashatse ahangaha. Igihe ujya nzasare. Nicyo gihe mbomva ugomba kumva. Yakora mugana arambangamira. Akubangamira gute? Aragutuka, aragutoteza. Akubangamira gute? Kunshyira amategeko.
sinshaka ibi neza nzajya nkora iki generwa n'incanga koko wamubashye se bigutwaye iki ndabikora urabikora cyane n'ibindi byawe nyine warambeshya nkakubwira ikintu nyine ubwo bikarangira hano ngaha tubivugire zagerageza bwira mbura ukagabanya ukareka inshuti no kugenda muri iyi minsi ese uko mpamvu imyitwarire ufite tubana hano ubu noneho mba nibaza murumuna wawe ahari kwa James nimba witwara gutyo nyine njye nkuriya mama wawe ubu noneho ntarera wameze ese ubundi mama mbazane mwese mumusaze se oya iyo muri babona ushaka ko nsara ngiye ushaka nsare ese ubundi mama bene icyo ukora basi kugira ngo nawe umuntu mwiza be nawe umwana ushaka abo sinzi nakora hari icyo nkwima n'iki nakora nari bwakujyane musoma kugurira imyenda si amafaranga nyine kwigurira ngo nkubangame bazi mbwira ngo mbara ibigera ahangaha wari bwawe wumva nakubwira ngo ku cyo wambaye ibintu birasa si nk'uburenganzira bwawe bwose ushaka cyangwa ubwo uburenganzira byatumye wigira uko wigize ma urabimpa pe hanyuma ariko wanjye ngira ngo kumbura sinakubona guhera kwa mbere kujya ku kimwe wagiye ngaho utashye sanga za nijoro aho utahiye mugiye gutongana ejo ubyo turi muri stress z'ibyo mwarayemo ese ubundi ubwo njyewe ari kumubuhe burere nk'umukobwa erega amaze gukura mama amaze gukura ahubwo ibyo ubona nibyo byakatumye umenya ubwenge ibyo ubona nyine biva kuri mama wawe byagumye gufungura amaso ukagira ubwenge burenze ubwo ufite njya nkureba nkibaza nimba ari njye wakubyaye niba narekeje abandi nimba naricaye ku gihe urunkanya mana sinzi gusa mbabarire ntabwo nashaka kubwira nabi ariko mba ruhinduke basi wubahe abo bana nabo hano ari njye unyubahe kandi ari umugabo nashatse nawe umubahe yego nzabubaha ariko nta bintu byiza mukora byatuma umuntu anabubaha none wowe ukora byiza reka kuri ibyo dukora wowe ukora ibyiza uturute hanyuma urumva gutaha asanga za nijoro ukifatwa hano saa 5 za nijoro igihe ushakiye ugasohoka mbese igihe ushakiye ukwinjira hano ni muri toilette ese uwo mugabo wa Mahoro we yayampa ashingiye ku kintu n'imico nawe ubwawe ufite wari uzi neza ko iteka kenshi nuko kubera wowe azanyubahereye nimba ubwawe nawe ubwawe utiyubashye okay reka njye ko nazo saa nzita uko mba ntashaka kuza gusanga mukiri maso muri gutongana kugira ngo nzamite nijya mu buriri cyane sensira ariko nabituruka kuri njye ngiye kujya nta kare sibyo hari ibyo mumbwiye ubwo namwe sinzongeye kumva mutongana ntabwo wakibwiza se gukora basi nyine nk'umukobwa mu rugo umenye ngo nakora iki utanze ngo bakubwire ntabwo waba nk'umukobwa nyine muzima hano mu rugo umenye inshingano z'abakobwa ese wumva uzubaka urugo rwawe rugakomera gute utazi n'akantu na kamwe utazi no koza n'ibyombo n'ibyo ngejeje ko nabyo ngenda nkabisubiramo wumva uzimarira iki biriya bikuri kuzera wumva byo bifite umumaro niba nk'amahoro ariko mwana we ariko nanone bebe njyewe n'igitekerezo natangaga nakubeshye sinabona imbaraga zabikora ahubwo wenda twashaka umuntu wabidukorera okay uzagerageze ntaribi reka twiryamire nari byuriye wowe byo wapi ngomba kuryama njye gutegura umugabo w'abandi ahubwo ubwo ariko se twavuze ko nakumazemo umwuka aka kanya se urabonye David uranzi utanabe
urabizi iyo nashaka ikintu simba nyishaka. Ega nanjye njya ngukumbura. Mukanya wambwiraga gute? Hakuze kwibuka aya mafaranga nyine ko ari ikibazo. Noneho ni ijana gusa. Ndabona kurya yawe bitoroshye. ngiye gusara pe Mama, reka nubahe ibyifuzo byawe, sibyo? Ndeke ibyo bigare, ndeke izo nshuti zanjye nakundaga, ndeke buri kimwe cyose. Ubwo nawe uzanyemerera akavuyo kabaga ngakarangira, kuko nanjye niko kantera ibyo byose. uri serious basi mbyizere Yego mama. kuko iteka iyo tuganira ni kumubwira ngira ko wahindutse wabaye umwana mwiza atangira kwishima nk'abandi babyeyi bose ariko ntiwamara n'iminsi batabanje kumvoroza basi uyu munsi nezere ko ibyo uri kumbwira ari ukuri. Yego byizere. Nanjye ndabirambiwe. Gusa ubwo uzabwira na papa agereka kumbwira amagambo mabi. Egete mwana wanjye urugomba kumwubaha nubwo atari isuko byara ariko basi niso muri aka kanya. Yego. Hari byinshi adufasha nubwo atabikora byose ijana ku ijana ariko hari byinshi adufasha rero ugomba kumwubaha. Ntabwo nyine yangana hagati yawe nawe kuko nimba ari ikintu kimbabaza kuza numva ngo utaneze n'umukobwa wawe nesige njye mbona ishyaka nkaho kujya gukora ngo manga mu rugo nk'ururabyo. Hoya. Ubona uriya mugabo yadutunga none se wambara ukamwubaha basi ukamwubahira ko ari umugabo hano mu rugo ibyo byonyine basi biramusaba. Yego ngiye kubikora. Gete mwana ndakunda sibyo? Ndakunda mama. Nukambabaza. Ange. Kuza unkora. Ange. Ese neza? Si ubundi ndekura kangubaze. Ubundi niba utiyubaha nta nubwo wakubaha umuntu uri kuza unyikoreshwaho umbaza iki? Ese ko warakaye? Nese uri kuza unkoraho umbaza iki ntabwo wambwira ibyo nshakira utankozeho? Ese Ange. Kuba ngukunda ni birwo rwitwazo rwo kuba wahaguruka kuko ukambwira gutyo nsuzugura uko ushaka. Unkunda se unkunda ibiki? No, ariko ndagukunda. Urankunda? Yes. Ese ubundi kamwibariza akabazo kamwe k'amatsiko. Mhm. Wazagiye gukina filime ko mbona wabishobora? Ndabona njye wabishobora pe. Ariko kuko sinzi ibintu wigira ubajya ngo uri gukina filime. Uzunkoraho unyitobe. Ariko nta kibazo none ndekura siko nakubwiye wambwiye utankozeho. Ntabwo wasuzugura.
Gusuzugura ute? nawe ugomba kunyubaha nk'inshuti yawe. Nsanga nicaye ahangaha kumva nagusanze hariya aho uri ngo ngukoreho. Ariko Ange ntukamfate uko ntari ndakwinginze. Nyine kuza unkoraho bisobanuye iki? Ntabwo ndi umwana mubi. Bisobanura ko ngukunda. Bisobanura ko nkunda. Yego. Niyo mpamvu mashaka gukora. Nakubwiye ngo ntuzongeye kunkunda, sinshaka urukundo rwawe. Kandi mba nkeneye ko tuganira. Ntabwo mbishaka. Ntabwo se twaganira. Okay. Karicara basi tuganire. Icara tuganire. Ndekura. Basi tuganire. Tuganire mbwira akantu kakata. Ndekura. Bantu kuki mutira? Ngwino wicare hano. Ndekura. Basi icara hano tuganire. Ariko wagiye utuza ariko ugarika gusa. Wandekuye. Ngaho tuza basi tuganire. Ushobora kumfata bikarangira nabi. Okay, oya ntabwo ngambiriye kukubabaza, ntabwo aricyo cyansaye. Sibyo please. Reka nkubwira akantu basi nshaka kubwira. Sibyo? Ndakwinginze. Arega nawe byakubaho. Ibiki? Nawe wowe ko ari igihe wakunda umuntu. Kandi ukunze umuntu ukaba ushaka ko muganira. Ukingiye ntabwo nkeneye n'ibintu bya danje, ni rwaba urukundo rusanzwe. Kuganira si ikibazo, kuza unkoraho nicyo kibazo. Ndekura nabiganira mfite. None ikibazo ni ukuri kwihuta. Ese ugiye he? Okay, kandi ngusabe none ngiye gufasha imirimo. Ntabyo nshaka, ndekura. Uri gukora iki se? Wari uri gukora iki mbere kuzanga? Ese kuki abantu mubangama? Ariko nawe kumva ntacyo bigusaba. Umva nkubwira kandi. None urangicaza ku ngufu. Kajyemo amagarida. Oya, ariko wajya ureka kuba umwana. None wandetse niba ndi kukubwira ngo ndekura si. Nta kibazo, ntabwo njya gukora, ngareka tuganire. Ntabwo njya gukora. Aha mbwira. Aha. Urakoze. Ange namwanga. Ibyo nibyo biganiro ugiye kuzana hano. Nge ndi bize kuri telefoni, nge ndi bize mbwira. Nyine ubona nkwanga. Ntabwo nyanga. Okay. Bya byose ntabwo ndi umwana mubi. Ubwo ntabwo uri we. Ese kubera icyo mfata uko ntari. Ese mfata nk'umuntu w'umuhehesi, sibyo? Cyangwa se umuntu ushaka kugufatirana, kandi ibyo sinabikora. Hari na rimwe nagusaba ngo turyamane. Hari na rimwe nagusaba ngo nsome. Hari na rimwe nagusaba ngo tugire ukundi kuntu tubigenza mu bijyanye n'ibyanjye nawe n'ibiki. Kigiye hari ikintu mba nkeneye kumenya byinshi kuri wowe. Nta kibazo mbwira itakugenzaga muri byo nakoraga. Okay. None ikibazo hari ukuntu nkwegera ugatangira ukambwira ngo ntukanyinireho iyo mikino ngo ya ntukanyinireho njye. None se uko wambwiye ndaga mubaze kwambwiye ngo wowe ntabwo uri Sabrina ubona amafata kimwe. Udufata kimwe. Ese Sabrina umuzanye hano kubera iki iyo umuntu yiriwe ameze neza muri runo rugo mumubangamira? Sabrina uri kumunzana mu matwi nge nkeneye kumwumva. Ako ntabwo nawe ari umwana mubi. Sabrina murangana. Ufite ibyo muca ku buryo uvuga ko atari umwana mubi. Ufite ibyo muca? Ange njyewe ntawe mpuriye na Sabrina. Mana we. Ese Ange yabazi ibyanjye na Sabrina? None se yaba yarabibwiwe n'iki? Oya we. Birabibya ntibiba amaraso. We hazabibwira James nabyitwaramo nte? Se Sabrina yakivamo akamuganiriza ku byanjye nawe. Noneho James yahita anyica. Ange. Nakora iki ngo mukuremo amagambo?